mu majyaruguru y'isi mu birometero birenga 7,000 uvuye mu Rwanda. Hari ubutaka bukonja cyane ariko butunze, ubutaka bwagutse ariko burumbya, ubutaka bugira amazi n'amashyamba n'imisozi ndetse n'ibiyaga ariko bugaturwa na mbarwa. Ni ubutaka bwo muri Norvège cyangwa Norway. Ahangaha murahibuka, ni cya gihugu gihora mu byambere bifite abaturage bishimye ku isi. Ni handi hatangirwa cya gihembo cyiswe Prix Nobel cyitiriwe amahoro. Ni igihugu gitangaje kitavugwa cyane ariko by'umwihariko kikamenyekana nk'igihugu cy'aba Vikings. Byagenze bite kugira ngo iki gihugu cy'ubutunzi giturwe n'abaturage mbarwa kandi cyujuje byose byakwifuzwa na benshi? Byagenze bite kugira ngo Norvège ikubye u Rwanda inshuro 14 mu buso yisanga ituwe n'abaturage 5,500,000 bonyine, aho abanyarwanda twenda kuba ku inshuro 3? Niba Norvège ari igihugu cy'amata n'ubuki nk'uko babivuga, ni gute kisanze ahantu? Reka tuvuge kuri Norvège ifite agace kayitiriwe mu misozi ya Nyamirambo hano i Kigali. Igihugu cy'imisozi n'imigezi, igihugu cy'uturwa twinshi n'amashyamba magari, igihugu cy'abantu bishimye nubwo basekuruza babo bafatwa nka bamwe mu bantu b'abagome babaye ku isi. Kenshi iyo bavuze Norvège, benshi muri twebwe biratugora kugira ishusho y'iki gihugu by'ako kanya. Nk'ubu iyo bavuze Ubufaransa, ushobora gutekereza umunara wa Eiffel. Bavuga Ubwongereza, ukumva umupira w'amaguru Premier League. Bavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukumva ibyamamare, filme, imiziki. Buri gihugu kigira ibyo kizwiho, cyane cyane ibihugu bikomeye. Norvège nta byinshi umunyarwanda usanzwe yayimenyaho, nyamara ni igihugu kidasanzwe kiza mu byambere bikize ku isi, aho nibura buri muturage muri Norvège yinjiza arenga 108 by'amadolari buri mwaka. Uyu ni umusaruro mbumbe kuri buri muturage. Ni igihugu gitunze mu buryo butangaje, cyane cyane ku birebana n'umutungo kamere. Nk'ubu 17% bya petrol ikoreshwa mu Burayi bwose ituruka muri Norvège, bikaba 30% iyo bigeze kuri gaze. Mu 2023 Norvège yinjije miliyari 173 z'amadolari avuye mu bicuruzwa byoherezwa mu mahanga. 62% by'aya mafaranga yaturutse mu bucuruzi bwa petrol na gaze. Ku gihugu gituwe n'abantu 5,500,000, aya ni amadolari menshi ku buryo aramutse akoreshejwe neza ashobora gutuma bene igihugu hafi ya bose babaho ubuzima bwiza kandi ntacyo babuze. Ibi niko byagenze kuri Norvège. Ubundi Norvège ifatwa nk'ishusho y'uko ibindi bihugu bifite umutungo kamere mwinshi byakabaye bibaho. Muri Norvège kubona umuturage ukennye ntabwo byoroshye. Abakene bamwe bakennye bigaragara bari munsi ya 1% by'abaturage bose. Umukene muri Norvège ni uwinjiza munsi ya 60% by'impuzandengo y'amafaranga yinjizwa n'umuturage umwe ku mwaka. Muri iki gihugu iyi mpuzandengo iri ku 41 by'amadolari, ku buryo uramutse ubibaze gutya ushobora gusanga 12% by'abaturage ba Norvège byitwa ko babayeho mu bukene. Gusa uramutse urebye neza uwo muturage witwa ko akennye aba afite ibyibanze hafi ya byose, birimo ibyo kurya no kunywa. Kenshi usanga yarize kaminuza ndetse ashobora kwivuza icyo arwaye cyose kandi mu buryo bworoshye. Muri make, muri Norvège ntabwo wapfa kuhabona umukene nk'abakene tuzi nyine mu gisobanuro cya nyacyo cy'ijambo. Ubushomeri mu 2023 bwari kuri 3.5%. Ikigero kiri hasi cyane kubera ko ni nkaho buri wese wifuza akazi abashobora kukabona. Impamvu itera ibi ni uko leta y'iki gihugu yashyizeho ingamba zituma ubukungu bwinjizwa n'igihugu bucungwa neza kandi bukagera kuri buri wese. Muri make, leta yashyizeho ingamba zifasha mu guhangana n'ikibazo cy'ubusumbane bukabije mu baturage. Hamwe usanga bamwe bakize cyane bikabije, abandi bakennye cyane bikabije. Muri iki gihugu, ikinyuranyo kiri hagati y'abakire n'abitwa ko bakennye ni 3 gusa. Bivuze ko ku mpuzandengo umukire yinjiza umutungo ukubye 3 w'umukene yinjiza. Iki kigero
kiri mu biri hasi ku rwego rw'isi, kubera ko mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ikigero kiri kuri 6. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika 1% by'abaturage bakize kurusha abandi binjiza 21% by'umutungo wose winjizwa n'abandi baturage basigaye buri mwaka. Muri Norvege 1% by'abakire kurusha abandi binjiza 7% by'umutungo winjizwa n'abandi baturage basigaye ku mwaka. Itandukaniro nawe uraryumva, babakubye 3. Kenshi uzasanga ikibazo gitera ubusumbane mu mutungo gituruka ku bintu bitandukanye, birimo ko abaturage batabona amahirwe angana. Nko mu bihugu byo muri Afurika, leta ntabwo zifite ubushobozi bwo kubaka ibikorwa remezo bifatika mu rwego rw'uburezi n'ubuzima. Usanga ireme ry'uburezi mu mashuri ya leta riri hasi, bikanaba uko nguko mu mavuriro ya leta. Kubera izi mpamvu, abakire mu bihugu bya Afurika bajyana abana babo kwiga mu bigo bike bihari bifite uburezi buteye imbere, ariko ugasanga ibyo bigo bidashobora kugerwamo n'abana b'abakene kubera ko birahenze. Bityo bakazakura badafite ubumenyi buhagije, bajya guhangana ku isoko ry'umurimo bagatsindwa n'abana bakuriye mu miryango yifite, bize mu bigo byiza, rimwe na rimwe baranize mu mahanga, bityo n'ubundi ubukire bukaguma mu bakire. Muri make, uburyo bwiza bwo gukemura ikibazo cy'ubusumbane bukabije mu baturage ni ukubaha amahirwe angana. Kubaha amahirwe angana bisobanuye guteza imbere inzego z'uburezi bwa leta, kandi zikaba zihendutse ku buryo na wa mwana w'umukene ashobora kuhiga, akagira ubumenyi bushobora gutuma ahangana ku isoko ry'umurimo, akabona akazi keza, cyangwa se nawe akagira ibitekerezo bituma akora ubucuruzi, bityo akiteza imbere. Ubukire bukajya no mu bahoze ari abakene cyangwa bakomoka ku bakene. Iri banga ryo guteza imbere ibikorwa by'ibanze muri Norvege niryo ryatumye iki gihugu kigira iterambere gifite uyu munsi, aho ari igihugu kiri ku mwanya wa mbere mu kugira ubusumbane buke hagati y'abakire n'abakene. Muri iki gihugu, uburezi ni ubuntu kuva mu mashuri y'ibanze y'ikiburamwaka kugera muri primaire na secondaire ndetse na kaminuza. Hose umwana wavukiye muri Norvege ahiga ku buntu, kandi nta mwenda abazishyura narangiza kwiga. Kubera ko kwiga ari ubuntu, nibura hejuru ya 90% by'abanyeshuri batangiye amashuri baranayarangiza. Gusa ibingibi ubwabyo ntabwo bihagije. Igifite akamaro cyane ni ireme ry'uburezi. Uburezi bwo muri Norvege buri ku mwanya wa 6 ku isi, bivuze ko umwana wize muri Norvege aba afite ubumenyi buri ku rwego rwiza, ku rwego rw'isi. Ikindi nuko nibura 37% by'abaturage bose bo muri Norvege bize kaminuza. Uyu mubare uri mu mibare iri hejuru cyane ku rwego rw'isi. Ntabwo wavuga uburezi ngo wibagirwe ubuzima, kubera ko nabwo buri mu bituma hatabaho ubusumbane bukabije mu baturage. Muri Norvege kwivuza ni ubuntu ku ndwara yose waba ufite. Urwego rw'ubuzima rwa Norvege rubarirwa ku mwanya wa 7 mu nzego z'ubuzima ziteye imbere ku isi. Umugore ubyaye muri iki gihugu aba ashobora kumara amezi 13 yose mu kiruhuko cyo kubyara, kandi yishyurwa 80% by'umushahara we. Yamara amezi 10 akishyurwa umushahara we 100%. Umugabo ufite umugore wabyaye nawe ashobora guhabwa ibyumweru 12 by'ikiruhuko. Ibaze nawe kubaho mu gihugu gifite urwego rw'ubuzima n'uburezi ziri mu 10 za mbere ku isi, warangiza ukivuriza ubuntu, ukanigira ubuntu. Hano ushobora gutangira kumva impamvu Norvege ikunze kuza mu bihugu by'imbere ku isi bifite abaturage bishimye kurusha ahandi hose. Mu 2024 Norvege yari ku mwanya wa 7 mu bihugu bifite abaturage bishimye kurusha ahandi ku isi. Uruhinja ruvutse uyu munsi ruvukiye muri Norvege rufite icyizere cyo kuzabaho nibura imyaka 83. Ibi ni umusaruro wa bwa burezi bwiza bugera kuri bose, na za serivisi z'ubuvuzi nziza nazo zigera kuri bose. Ni igihugu kiri mu bifite umutekano kubera ko ibyaha n'ibike mu baturage, kikaba kimwe mu bifite umwuka n'amazi meza asukuye. Ushobora kuba warabonye amazi yo kunywa bita Voss, imwe muri brand zitunganya amazi zikunzwe cyane ku isi. Kimwe mu bituma aya mazi akundwa nuko akurwa munsi y'urutare, agakorerwa iyungurura rike cyane ku buryo rwose wayafata nk'amazi y'umwimerere atarashyizwemo imiti yo mu nganda mu rwego rwo kuyasukura.
bamwe mu baturage bavoma amazi aturutse mu misozi y'icyo gihugu bakayanywa uko nta kundi kuyayungurura. Ibi ngibi ntabwo bitangwaho inama, ariko byerekana uburyo ubuziranenge bw'amazi yo muri icyo gihugu bwizewe. Amazi muri Norvège ni ikintu kiboneka mu buryo bworoshye cyane. 5% by'ubuso bw'igihugu cyose bugizwe n'imigezi ndetse n'ibiyaga. Ni igihugu cya kabiri ku isi mu kugira igice kinini cy'igihugu gikora ku nyanja inyuma ya Canada. Hejuru ya 38% by'ubutaka bwa Norvège bugizwe n'amashyamba, ibituma muri icyo gihugu haboneka imvura nyinshi. Amazi yayo ntabemo aside nyinshi. Hejuru ya 46% by'ubuso bw'iki gihugu bubarwa nk'imisozi. Iki ni kimwe twigeze kuvugaho iki gihugu gihuriyeho n'u Rwanda, kubera ko mu bihugu by'Uburayi Norvège bayita igihugu cy'imisozi ibihumbi. Nyinshi muri iyi misozi ni migufi, gusa hari n'indi miremire ikunze kuba iriho urubura. Tukivuga ku rubura, Norvège ni igihugu cy'abantu b'abahanga babaye mu rubura igihe kirekire, bakanavumbura imikino ikinirwa ahantu nk'aho ngaho. Imikino nka ski yavumburiwe muri Norvège mu myaka irenga 1300 ishize. Iki gihugu kiyoboye ibindi mu kugira imidari myinshi ya Olympique mu mikino ibera ku rubura izwi nka Winter Olympic Games. Gusa nubwo bimeze bitya, Norvège ifite ikibazo kimwe gikunze kuyigora. Ubutaka bwaho ntabwo bwera. Muri buko buryo iki gihugu gifite amashyamba n'amazi menshi, gusa ubutaka bwacyo bushobora guhingwa bukera buri munsi ya 5% by'ubutaka bwose. Ibi bituma Norvège itumiza hejuru ya 50% by'ibiribwa biribwa mu gihugu bigaturuka mu mahanga. Imboga n'imbuto bifite umwihariko mu gutumizwa mu mahanga. No mu myaka ya kera, ubwo ni mu kinyejana cya 7, ibura ry'ibiribwa riri mu byatumye abaturage ba Norvège bajya gutera ibindi bihugu mu ntambara zamenyekanye cyane nk'iz'aba Vikings. Viking ni ijambo rituruka mu rurimi rwa Norse ariko rutagikoreshwa. Iri jambo risobanura abantu bagenda bakagaba ibitero ku bandi bantu. Ibi bigaturuka ku ijambo Vike ryasobanuraga kugaba ibitero. Uru rurimi rwa Old Norse ntabwo rugikoreshwa kubera ko nibwo rwavuyemo izindi ndimi zikoreshwa mu bihugu nka Denmark, Sweden, Norvège na Finland, ibihugu bizwi nka Scandinavie. Aha muri ibi bihugu bya Scandinavie niho haturutse aba Vikings. Ntabwo bari ubwoko bw'abantu cyangwa se igihugu, ahubwo bari abantu bahuje intego imwe, intego yo kwambuka inyanja bakajya gutera ibindi bihugu. Nuko twabivugagaho mu kanya, ibihugu byinshi byo muri Scandinavie ntabwo byera, by'umwihariko nka Norvège. Ikindi, ibi bihugu bigira ubukonje budasanzwe, bikaba kure y'ibindi, ku buryo gukora ubucuruzi mu isi ya kera bitari byoroshye. Kugira ngo wumve uburyo ibi bihugu bya Scandinavie byitaruye ibindi, wibaze ko no mu gihe cy'ubwami bw'Abaromani abatuye muri ibi bihugu batigeze bagabwaho ibitero ngo bakolonizwe. Nyamara ubwami bw'Abaromani bwagenzuraga ubutaka bunini cyane bungana n'ibirometero kare miliyoni 5, aho hejuru ya 20% by'abatuye isi icyo gihe bari muri ubwo bwami. Abaromani bagenzuye kugera mu bice bya Jordanie, ariko ntabwo bigeze batinyuka ibihugu byo muri Scandinavie. Ahanini kubera imiterere yaho irimo ubukonje budasanzwe no kuba ibyo bihugu bitari bifite umutungo kamere uhagije watuma ubwami bwishora mu ntambara nabo. Icyo gihe petrol yari itaraba umutungo kamere ufite agaciro. Zahabu n'andi mabuye y'agaciro niyo yashakishwaga cyane. Ibi byose byahaye amahirwe abo muri ibyo bihugu kugira ngo bubake umuco wabo, bubake ubukungu bwabo, babeho ubuzima bwabo uko babishaka badafite igitutu cy'abanyamahanga. Kubera ko ibi bihugu byose bifite ibice binini bikora ku nyanja kandi bikaba byari bikeneye gukorana mu bijyanye n'ubucuruzi, abaturage babyo batangiye kugenda biga ubumenyi bwo gukora ubwato bufite ubushobozi bwo kwihanganira ubukonje bukabije. Ubwo bwato bukabasha gukora ingendo no kugenda mu migezi myinshi iri muri ibyo bihugu. Icyo gihe ibihugu byo muri Scandinavie byari bigizwe n'ubwami buto buto bugiye butuwe n'abantu batuye mu matsinda mato mato. Umwuga w'uburobyi n'ubuhigi ndetse no gucura ibyuma n'ububaji byari imwe mu myuga itunze abantu benshi icyo gihe. Ibyumvikanisha uburyo gukora ubwato bugezweho byari ingenzi cyane ku batuye muri ibyo bihugu. Kubera ko nta ntambara nyinshi barwanaga n'ubundi bwami,
cyane cyane ubw'abaromani, bakanabaho ubuzima bwabo batagerwaho n'ibyorezo byakundaga kwibasira Uburayi. Abaturage bo muri ibyo bihugu baje kororoka cyane. Ubutaka bwo guhingaho butangira kubabera ikibazo, cyane ko ibyasarurwaga byari bike ugereranije n'ibyo bari bakeneye. Iyi ni imwe mu mpamvu zikomeye bafashe bwa bwato bwabo baboneza inyanja, ubundi bajya gutera ibindi bihugu bashaka ubutunzi, ubutaka ndetse no kwigarurira utundi duce tutari iwabo gusa. Ubu bwato bwari bufite ikoranabuhanga rigezweho kubera ko bwabaga bworoshye mu buremere, bukabasha no kugenda mu migezi mito mito, ku buryo bwashoboraga kwinjira mu gihugu runaka bunyuze mu migezi, bugatungura umwanzi bukamugwa gitumo. Bahereye mu Bwongereza mu mwaka wa 793 nyuma ya Yezu. Ibitero byabo byarakomeje ku buryo mu mwaka wa 841 bari bageze i Dublin muri Irlande. Uyu mujyi ni nabo bawushinze. Mu myaka ine yakurikiyeho, ubwo ni muri 845, aba Vikings bari bageze i Paris mu Bufaransa. Ibihugu byose byari ibihugu biteye imbere cyane. Mwibuke, byari ibihugu byahoze mu bwami bw'Abaromani cyangwa se bikorana nabwo bya hafi. Byari ibihugu bifite imiyoborere ihamye icyo gihe, bifite ibikorwa remezo biteye imbere, bikagira ubutunzi n'ibindi bitandukanye. Gusa nyuma yuko ubwami bw'Abaromani busenyutse, ibice byari bibugize ari nabyo byaje kuvamo ibi bihugu byari bikiri mu nzira yo kwiyubaka, bifite ubutunzi bwinshi ariko bitagira ubwirinzi buhagije. Aba Vikings nabo ku ruhande rwabo nta butunzi bari bafite, ariko bari bafite ubushake bwo kububona ndetse n'ubushobozi, cyane ko bari indwanyi zikomeye cyane, ariko nanone bakaba abagome, niko bari bazwi. Ku rugamba ntabwo bajyaga bambara imyambaro y'ubwirinzi ikomeye. Ibikoresho byinshi bakoreshaga birimo za casque zambarwa ku rugamba byagombaga kuba byambuwe abo babaga bahanganye, kuko nibo babaga babifite. Mu mirwanire yabo, aba bantu bari bafite umurava n'ubushake bidasanzwe kandi badapfa gusubira inyuma. Impamvu nuko bari bafite imyizerere yabo yemeraga ko iyo umuntu apfuye ari ku rugamba ajya ahantu heza cyane kurusha umuntu upfuye urupfu rusanzwe, rumwe rw'amasaziro cyangwa se urw'ikirago. Mu yandi magambo, aba Vikings b'abagabo bifuzaga gupfira ku rugamba aho gupfa urupfu rusanzwe. Ibi byatumaga iyo bajyaga kurwana bararwanaga bafite ubushake budasanzwe kandi badafite ubwoba na buke. Ibi bikabafasha gutsinda intambara. Mu mirwanire yabo, aba Vikings ntabwo bigeraga bafata imfungwa z'intambara. Uwo bafataga bahitaga bamwicisha inkota, bakamwambura imyambaro ye, intwaro n'ibindi yitwaje, bikabagirira akamaro, ubundi bagakomeza urugamba. Ibi nibyo byatumaga bitwa abagome. Aba Vikings bari abarwanyi bashyira hamwe ku rwego rwo hejuru. Mwibuke, ni abantu babaga hamwe barakuriye mu muco umwe. Ibi byatumaga baba abantu bashyize hamwe cyane, bikabafasha ku rugamba. Aba kandi barwanaga bagenda n'amaguru aho kugenda ku ifarasi. Iyo mwabateraga muri ku mafarasi, bayacaga amaguru bakoresheje inkota zityaye cyane bagiraga, ubundi bakica bari kubarwanya. Bicaga nabi cyane, basogotaga umuntu bakoresheje inkota, barayiguteraga yakugera mu mubiri bakayikaraga cyane, ku buryo umuntu bishe kenshi yaberaga abandi isomo, bigatuma abarwanyi benshi bo mu bindi bihugu babatinya. Ubu buryo bicagamo nibwo bwatumye bafatwa nka bamwe mu barwanyi b'abagome babayeho mu mateka. Ikindi gikomeye mu mateka y'intambara zabo ni uko kurwana ku rugamba bwari uburyo bwo kwikura mu bukene no kubaka izina muri sosiyete. Umusore udafite se w'umutunzi ntagira mikoro ku giti cye, ni ukuvuga umusore wafata nk'umukene. Uburyo bwonyine bwashoboraga kumufasha kubahwa muri rubanda kwabaga ari ukujya ku rugamba. Aha yabaga yizeye ko azagarukana ubutunzi, kubera ko benshi bavaga ku Rwanda bafite inzoga za vino bakuye mu Burayi zikabafasha mu bihe by'ubukonje. Aba kandi bagarukanaga indi mitungo, bityo bigatuma na bagenzi babo bifuza kujya ku rugamba kugira ngo nabo babone kuri ubwo butunzi. Hagati aho, bamwe mu ba Vikings bajyaga kurwana mu Burayi bafataga uduce bakatugumamo burundu.
bagahamagara abagore babo bakabana mu buryo bwuzuye. Ibi kandi biri mu byatumye intambara zabo zirangira, kubera ko bamaze kugenda bafata uduce twinshi nka Normandie mu Bufaransa. Aba Vikings barahatuye batangira kwiga imyizerere y'abanyaburayi ariyo y'ubukristo. Ibi byatumye biga indangagaciro za gikristo zirimo ubworoherane no kubana neza n'abandi, bityo abamaze kumenya ayo mahame bagahagarika intambara zo kwica abandi. Uko ubutumwa bwasubiraga mu bihugu byabo, ubwo ni za Norvège n'ibindi byo muri Scandinavie, intambara z'aba Vikings zarushijeho kugenda zigabanuka, abarwanyi bakarushaho kuba bake. Ikindi cyatumye bacika intege nuko ubugome bakoreshaga mu ntambara zabo bwatumye ibindi bihugu bibahagurukira cyane, byiyemeza kubarwanya ku kiguzi cyose byashoboraga kubasaba. Ibi byatumye intambara barwana zirushaho kubakomerera, kubera ko abanzi babo babaga biteguye neza, mu gihe nabo batari bagifite abarwanyi benshi bitewe n'imyemerere ya gikristo yakwiriye mu bihugu bya Scandinavie mu buryo bwihuse. Intambara yabo ya nyuma ikomeye barwanye niyo mu 1066 kandi nayo barayitsinzwe. Uyu munsi ibihugu bateraga muri iyo myaka byaje kuba inshuti y'ibihugu by'aba Vikings birimo na Norvège. Nk'ubu buri mwaka, cyane cyane mu bihe by'iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani, Norvège yoherereza Ubwongereza impano y'igiti cya Noheli kigashyirwa mu murwa mukuru Londres. Uyu muhango watangiye kuva mu 1947 ugamije gushimira Abongereza kubera uruhare bagize mu gutabara abanyanorvège mu ntambara ya kabiri y'isi. Kimwe mu bifasha ibihugu nka Norvège kugira ubuzima bwiza nk'uko twabivugaga mu kanya, nuko ari ibihugu byagize systeme z'imiyoborere ifatika kuva na kera. No muri ya myaka y'intambara z'aba Vikings, ibi bihugu byatoraga abayobozi bishingiye ku bushobozi bwabo. Benshi ugasanga ari abigeze kurwana ku rugamba, cyangwa se abafite indangagaciro zemeranywaho na benshi ko zatanga umusaruro ku buyobozi. N'uyu munsi ibi bihugu bigira ubuyobozi bwiza bushyira imbere inyungu z'abaturage bose hatabayemo kuvangura. Nko muri Norvège, iki gihugu kiri mu bya mbere ku isi byahaye abagore uburenganzira bwo gutora ku rwego rw'igihugu, uburenganzira bahawe mu 1913. N'uyu munsi ubuyobozi buracyareba inyungu z'abaturage muri rusange aho kureba inyungu z'igihe gito. Nk'ubu Norvège nicyo gihugu cya mbere ku isi mu bihugu bifite imodoka zikoresha amashanyarazi nyinshi ugereranije n'ingano y'abaturage. Mu kwezi kwa 9 mu 2024, Norvège yabaye igihugu cya mbere ku isi aho imodoka zikoresha amashanyarazi ari nyinshi kurusha imodoka zikoresha mazutu na essence. Mwibuke, Norvège ni igihugu gifite petroli nyinshi cyane ku buryo gishobora no kuyigurisha mu baturage bayo ku giciro gito. Gusa kubera ko imodoka zikoresha mazutu zanduza ikirere kandi ibingibi bikaba atari byiza ku buzima rusange bw'abaturage, leta ya Norvège yahisemo gushyiraho imisoro myinshi ku modoka zikoresha mazutu na essence, igabanya imisoro ku modoka zikoresha amashanyarazi. Imodoka 9 ku 10 zinjira muri Norvège ni izikoresha amashanyarazi, ndetse mu 2025 Norvège izaba ari igihugu cya mbere ku isi kizahagarika kwakira imodoka nshya zikoresha mazutu na essence. Ibi byose byerekana ubushake bw'ubuyobozi mu kwita ku baturage, harebwa ku hazaza h'abana babariho uyu munsi aho kureba ku nyungu z'aka kanya. Ikindi cyerekana uburyo iki gihugu cyita ku hazaza h'abene gihugu ni ikigega cyabo cya pension. Iki kigega gifite agaciro ka miliyari 1,700, ubwo ni trillion 1 na miliyari 700. Nicyo kigega cya mbere kinini ku isi, ndetse gifatwa nka kimwe mu bigenzurwa neza ku isi, aho cyakira amafaranga y'inyongera aturutse mu bucuruzi bwa petroli na gaze Norvège icuruza ku isi, kongeraho ubwizigamire busanzwe. Amafaranga yacyo ashorwa hirya no hino ku isi, inyungu ivuyemo ikazigamwa kugira ngo izakoreshwe n'abana barimo kuvuka uyu munsi, yewe n'abazavuka mu myaka iri imbere. Ubundi igihugu cyiza uzakibwirwa n'ibyo giteganyiriza abaturage bacyo. Umunyanorvège uvutse uyu munsi afite amahirwe menshi cyane yo kuzabaho ubuzima bwiza akaramba kurusha benshi mu baturage batuye ahandi hose ku isi no mu bihugu bindi bikize.
reka tubashimire ko mwabanye natwe muri iki kiganiro naho ubutaha.